babivuze nitwa Chantal Muhongerwa ariko mbere yuko ngira icyo mbabwira ndagira ngo mbanze nshimire abantu badutabaye, nshimire imbaga y'abantu bagiye baturuka hirya no hino, nshimire abanyacyubahiro batandukanye baje kudutabara, biduha imbaraga ndetse bidusubizamo n'intege zo gukomeza gukomera. Mwakoze rero kuza, ngiye gutangira ubuhamya bwanjye ariko mbanje gukomeza umuntu wese wacutse ku icumu rya jenoside mu gihe mwaka w'1994, by'umwihariko umuntu wari uri muri aka karere hahoze ari komine Ntongwe, kuko twe yatangiye ariho turi. Ubuhamya bwanjye buri mu bice 4 ariko igice cya mbere gisa nkaho ari ikintu gitoya nutunshaka kubabwiraho uko nabibonaga mbere ya jenoside ho gatoya, ndetse mbabwire no mu gihe cya jenoside mu gihe twari turi muri aka karere, ndetse naho twakomereje kuko baratubungije, twagiye imihanda yose kajya tugera naho tutazi, aho ntari bubashe kubabwira ngo ahangaha nuko ntahazi. Nzajya mbabwira ikigeranyo cy'uko hari hameze. Ubwo igice cya kabiri nacyo turaza kugera jenoside irangiyeho jewe ntago nahise mboneka, ubwo abandi babayeho batabawe mu kwa 7 mu gihe cy'amezi 3, jewe ubuzima bwarakomeje, ndetse nabonetse nyuma y'imyaka 2 jenoside imaze kuba. Ntabatinde rero ndashaka kubanza kwivuga amazina yo mwayumvise. Nakomokaga muri aka karere ahahoze ari komine Ntongwe, hari sekiteri ya Gisari n'umurenge wa Gisari. Abazi kano kare bino bice turimo ni urabona Nyagahama, na gasozi karebanaga na Nyagahama, aho bajya bavuga ko hari hakambitse abarundi bari barahahungiye, bari barahabahaye inkambi, niho babaga. Twebwe niho tuvuka rero. Nk'abandi mwene Karemera Isidori yarazwi ku izina rya Nyamuzungu, abenshi baramuzi bakiriho. Yari umugabo uzwi, yari umugabo ukomeye, kandi abantu bose baramwemeraga, natwe twumvaga ntacyo twaba kuko twakomokaga ku mugabo witwa Nyamuzungu. na Musandabega Clotilde niwe mama umbyara, batubyaye turi abana 7. Ubwo twese hamwe twari 9 nk'umuryango w'ababyeyi, abana twese twari abana 9. Twari tubayeho neza, tubona dufite ababyeyi kandi tubona tugomba kuzabaho neza, ariko ntago byakunze ko tugumana nabo. Bamwe twisanze turi banyakamwe nk'uko Bonhomme amaze kubivuga. Barabishe abantu bacu, barabamaze, ariko turashima Imana ko bamwe tukiriho twarokotse. Ngiye gutangira rero gatoya mbere ya jenoside. Ndibuka twabonaga hasa nkaho hari ikintu kidasanzwe, habura nk'icyumweru ngo jenoside ibe. Twabonaga ari ibintu bidasanzwe ko twabonaga abantu benshi baza kurara mu rugo, kuko papa ngira ngo bamufataga nk'igihangange, bumvaga ko umuntu uri kumwe nawe ntacyo ashobora kuba. Hanyuma ubwo ndabyibuka hari igihe cyageze bakajya baza mu rugo nimugoroba, bakaza kurara mu rugo. Noneho twebwe abana ntabwo twari tuzi ngo ni ibiki, ntabwo twari tuzi ngo ni iki kiri kuba, kuko badushyiraga mu nzu bakadufungirana, ndetse ni imiryango imwe y'abatutsi twari duturanye yazaga kurara mu rugo, abana babo bakabazana ngo tugumane aho ngaho.
ubwo igihe cyarageze bakajya babihwihwiswa tukabyumva bavuga yuko abahutu benda kwica abatutsi, bagahorana igihunga, ariko twebwe barabiduhishaga, ariko uwo bitakaye mu gutwi akabyumva. Ubwo rero mbere ho y'indege ya Habyarimana ihanurwa, iri joro ryabanjirije jenoside itangira, twagiye tubona imodoka nyinshi zituruka muri bice byo mu Kanaba, zari imodoka zikurikiranye nyinshi cyane, hari n'injoro tukabona zicanye amatara, abantu bose bagahurura bakibaza ikintu kiri kuba kikabayobera. Hanyuma papa ahamagara abo twari duturanye, arababaza ati se hari ukuntu bavugaga kumva ijwi rigiye ku muturanyi, nawe akamusubiza. Hanyuma papa arabaza ati se ati ibintu biri kuba muri kubibona? Twumva umuhutu wari utuye haruguru y'iwacu aho bita kwa Minani, abo twari duturanye barabizi, twumva baramushubije ngo yego ngo turimo turabibona. Hanyuma iryo joro tugiye twumva induru ziravuze hakurya y'iwacu, twumva abantu bavugije induru. Bavugije induru, abantu bari mu rugo bose bahita batatana, barasohoka bariruka. Ubwo nanjye nari ndi kumwe na mama ndetse n'abana twavukanaga, twese tuba duturumbutse mu rugo, tuba turirutse. Turamanuka tugana mu rutoki rw'iwacu, twari dufite urutoki rwinshi, ariko hagati aho nsubiye inyuma gatoya nagira ngo mbabwire uko nanganaga icyo gihe. Nari umwana w'imyaka 7, imyaka 7 niyo nari mfite. Ubwo tuba turamanutse rero tugana mu bishanga by'iwacu, hari ahantu bita muri Nyakwibereka, bamwe niho baraye, abandi barara mu rutoki, abandi bambuka bagana ku bice byo kwa Muzehe Butera, nawe yitabye Imana, Imana mukomeze iruhuko ridashira. Bagannye kwa Butera, benshi barayeyo. Mu gitondo rero abantu batangira kuvuga ngo mureke dusubire mu rugo, ubanza wenda ari ibintu abantu bari bikanze, dusubire mu rugo. Ubwo twarahafashe n'ababyeyi bacu, papa we sinzi hano yari yaraye, ariko nawe yari yataraye aho ngaho, ashaka kuba yari yaraye muri ibyo bishanga. Hanyuma tugeze mu rugo twese duhurirayo. Tukihagera tutaraninjira mu nzu, twumva abantu baratubwiye, hari abantu bari baturutse ku Kakirenzi ngo ho byari byatangiye kuko bari batangiye kwica abantu, ariko twebwe ntabwo twari twabimenye, kandi n'ababyeyi bacu ntabwo bari babimenye. Hanyuma twakubitanye n'umuvandimwe wa papa, umudamu witwaga Oliva Nyirandembere, yavukanaga na papa. Hanyuma aza yahahamutse muri icyo gitondo, aza avuga ngo byacitse, ngo ku Kakirenzi barimo barica abantu, n'umugabo we bari bamaze kumwica kuko bamwiciye mu rugo. Aza atarwambaye, aza avuga ati nimushaka ahantu mujya kuko barabica, abantu basaze, barimo barica abantu, barimo barasenya amazu, none nimushaka mukora uko mushoboye, muva aha ngaha muze tugende dushaka ahantu tujya. Wabonaga rwose adafite n'umwanya wo kuvugana n'abantu, we yaraje atanga iyo message, aratubwira ati rero ati ntimwirirwe mugira ahantu mwinjira mu nzu, ahubwo nimusohoke tugende. Ubwo papa yese afata umupagasi wabaga mu rugo, aramuhereza imfunguzo, aramubwira ati rero ati wowe ngwino ubusigaye hano, turagiye, nituramuka tugarutse nitugira amahirwe turagaruka, ati wowe menya urugo, umenye n'ibintu byose biri hano, ati nitugaruka turabisanga. Ubwo twese duhaguruka turagenda. Ubwo ni mu gitondo cyo ku itariki 7, kuko bahise bavuga ko indege ya Habyarimana ngo yahanutse, ngo umubyeyi yitabye Imana. Ubwo twahise dufata nzira turagenda twese uko twakabaye. Abatutsi benshi bari baturutse muri biriya bice byo ku Kakirenzi, twahise dukomezanya n'abandi benshi kuko mu mihanda wabonaga abantu bose buzuye. Twafashe inzira rero n'ubundi tunyura inzira twari twanyuzemo muri iryo joro, tuzamuka mu bice byo kwa Butera, turambuka turagenda tugera mo hari hagati, ntago namenya ngo ni hitwa gute, ariko twari tutaragera hano Ikinazi. Twagiye duhura n'abantu bakikije umuhanda bafite imipanga irabagirana, ubona ko ari mishyashya.
hanyuma ariko icyo gihe ntabwo batwishe, baratubwiraga ati mukomeze mugende, ariko ubona bakinkije inzira twanyuragamo. Ubwo twarakomeje tunyura uriya muhanda uhinguka ahantu bita kuri Rujisho, sinzi niba muhazi, abahazi ubwo barahazi, abatahazi ni agasozi kasaga nk'akambuka kagana hano Kinazi. Ubwo rero twaraje tuinaga hano muri santere Kinazi, turakomeza tuza hano kuri komine. Aha niho twashikiye, hano habaga abanyeshuri, haba amahome y'abanyeshuri bigaga hano kuri Adento. Twasanze abantu benshi cyane, benshi tutazi aho baturutse, ubwo bagiye baturuka imihanda yose, turaza turahicara, hanyuma ubona ko ari ibintu bikomeye, ababyeyi bose ubona byabayobeye, buri muntu wese yibaza ikiri bukurikire ibyo bintu byabaye. Ubwo twarakomeje tuhaba mu gihe cy'ibyumweru 2, kuko urebye amatariki baje kwiciraho abantu twagiye tubimenya nyuma. Ubwo hari ku itariki 20 ari ryo joro ryashize, nibwo baje kwica abantu bari hano kuri komine. Icyo gihe urumva twari tuhamaze ibyumweru 2. Ibyo byumweru 2 twahamaze, ababyeyi, abana, imiryango yari yahungiye, byari bimeze nabi, ntabwo baryaga, nta biryo byari bihari. Uratekereza kumara ibyumweru 2 byose umwana atarya, ari umukuru nawe atarya, mbese inzara yari bamereye nabi. Ndibuka ko rimwe twabwiye papa, kuko yabaga ari aho ngaho, ariko inshuro nyinshi ntabwo twamubonaga kuko yabaga ari kumwe n'abandi bagabo bazenguruka, sinzi ubwo aho babaga bari. Turamubwira ngo papa, ngo ko dushonje turabigenza gute? Hanyuma papa aratubwira ati nimwihangane, mbese abura nawe ikintu atubwira kuko ntaho yari kubona anyura, nta n'ibyo yari afite ngo aduhe. Ariko byari agahinda gakomeye kubona abana baririra mu maso y'ababyeyi. Twari dufite impinja, nkatwe twari dufite uruhinja rw'amezi nk'atatu, twari dufite umwana mutoya, mama yari amaze igihe abyaye. Hanyuma baratubwira ngo nimwihangane, nta kindi kintu cyo gukora dufite. Nimwe twagiye kubona niba papa yaragiye kudushakira ibyo kurya simbizi, twagiye kubona tubona hamagaye abana benshi, twebwe badushyiraga mu nzu kugira ngo imbeho itatwica. Hanyuma aragenda, tubona araje aratubwiye ngo abana bose nibasohoke baze mbereka ahantu tujya. Twamanutse hariya munsi yaha tujya dushyira imibiri mbere yuko tujya kuyishyingura, aho bashyiraho imibiri. Iyi ngiyi tuba twabonye. Hanyuma turagenda baduha ibiryo, sinzi ahantu babikuye, ariko nta muntu n'umwe ugize ukoramo inshuro 2. Buri wese yakozemo nka rimwe, abandi ntibakozemo kuko twari abana benshi. Hanyuma papa n'abandi bantu bari barabatubwira ati rero, ati ibi nibyo twari tubonye, nimusubireyo. Ngira ngo niba hari inzu iba hariya, sinzi niba ari kioske, sinzi uko nabibonaga, hari nka kioske hari. Hanyuma turagarutse. Hanyuma hafi rero itariki 20 umunsi bari bapanze kwica abatutsi bari bateraniye hano, twagiye twumva ari ninjoro, twumva bararashe, twumva ni nk'amasasa akubise. Tugiye twumva inzu twari turi mu nzu, twumva ikintu kikubise kuko bavugije induru banarashe. Abantu benshi barasohoka basa nk'abirukanka, bari bafite imbaraga, harimo abasore, harimo n'abagabo bakiri batoya, harimo abari bafite imbaraga. Bahise baturumbuka barirukanka. Twebwe ababyeyi abari bafite abana batoya barabafashe babakusanyiriza hamwe, baravuga ngo ntihagire umuntu n'umwe uva aha ngaha, mugume hamwe. Gusa bagenda badukorera ikiziga kugira ngo hatagira uvamo akiruka. Ubwo iryo joro ryose ryashize twumva abantu abagiye birukanka, ko twagiye twumva amafirimbi agenda avuga asa nk'agose komine. Hanyuma abirutse bagannye mu masaka, hari amasaka munsi ya komine. Ngira ngo n'ibindi byari bihano ntabwo nigeze mbibona simbiza, ariko hari ibintu by'imyaka. Tugiye twumva abantu barimo baraboroga.
baraboroga bavuga ngo baratwishe niho ababyeyi bahise bavuga ati ntihagire umuntu uva aha ngaha, kuko ndibuka na papa yaraje araza asanga mama aho yari yicaye aramubwira ngo umenyere abana ntihagire umuntu n'umwe ugucika, ubamenye ntihagire umuntu n'umwe ugucika, hanyuma turi kumwe turaza kureba. Ubwo mama yaratugumanye akomeza dutangatanga aravuga ngo ntihagire umuntu ugenda, hanyuma abantu bari bataraye birukanse barabica, ukajya kumva barimo baratema, ukumva mbese ni urusaku rusa nkaho ruzengurutse komine. Barabishe ku buryo mu gitondo umunsi wakurikiyeho ari nabwo abantu bari hano kuri komine bafashe inzira yo kujya za Nyamukumba. Bagiye batoragura abantu bamwe bagiye batemera munsi y'imihanda. Ndibuka harimo umusore witwaga Frederico, yari umuhungu wa muzehe Muvuzankwaya, nawe twari duturanye hari Igisari. Bari bamutemaguye, bamutemye ahantu hose ariko atarapfa. Hanyuma ndibuka ko mama we yaramwicaye iruhande bamuzanye, hanyuma ayubura amaso abantu bose turimo kumureba, abaratubwiye ngo nimushaka ntimwirirwe murira kuko namwe murapfa, ntimundirire kuko namwe bari bubice. Ubwo barimo babwira abagabo bari bafashe, igitero cyarimo gituruka hano ruguru kuri Adento, hanyuma abagabo barikoranya baravuga ngo bagiye kubarwanya. Turibuka ko tuhagaze mu kibuga hariya twajyaga tubona tukabona barabirukankanye barenze kara gasozi ko kuri Adento, tukajya kubona tukabona abandi barongeye barabirukankanye barabamanukana. Niho ba papa bari rero bakoze ikiswe resistance, kuko haciye umwanya munini bataraza ngo batwiraremo hano kuri komine. Hanyuma abadamu n'abakobwa bafataga amabuye bakabaherekeza bakagenda bakayabehera hano hagati, abagabo bacu bagasubira inyuma bakajya kurwana n'interahamwe zari ziri hariya kuri Adento. Hari igihe cyageze tubona baraje baravuga, babwira abantu bose bari hano kuko twese niho twari duteraniye, baravuga ngo byarangiye ntabwo gishoboye kubarwanya, buri wese ashaka inzira anyuramo agerageze yirwaneho. Ndibuka papa ntabwo nigeze nongera kumubona kuva icyo gihe aza kubwira mama ngo umenyere abana ntihagire n'umwe gucika, ntabwo nigeze nongera kumubona. Hari indirimbo mbona umajya aririmba ngo ijambo rya nyuma umubyeyi wawe yakubwiye. Hari igihe njya ntekereza ngo numve ko hari ikintu naba narumvise yaba yaravuze kindi nkumva ntacyo. Iryo jambo rero rye niryo rya nyuma papa namwumvanye. Yaravuze ngo umenyere abana ngo ntibagucike, ntabwo nigeze nongera kumubona. Ubwo rero bamaze kuza, ubwo baramanutse baza batubwira ngo nimugende mushake inzira munyuramo. Ubwo hamwe n'abandi bantu bose bari hano bahisemo inzira yo kugana iranzira yo y'Ikinazi, bamanuka bagana za Nyamukumba. Niho honyine hari hasigaye inzara, kuko ahantu hose bari bahagose, utabasha kujya hepfo y'umuhanda, utabasha kujya haruguru y'umuhanda, abantu bose bafashe inzira imwe. Ubwo twaramanutse, ndibuka ko mama yaramfashe akaboko, hanyuma yarafashe n'undi mwana ku ruhande, ntibuka uwo ari we ariko n'umwana umwe mu batoya twari dufite. Hanyuma yarafite n'undi mu mugongo, umwe nababwiye wari ufite amezi makeya. Hanyuma arambwira ngo tugende, abandi sinzi umuntu wabatwaye kuko twavuye aha kuri komine nta wundi muntu turi kumwe. Abandi ni abandi bantu tutari tuzi, ariko mu bana twavukanaga nta n'umwe twari turi kumwe. Ubwo twafashe inzira ya Nyamukumba ya Kinazi. Mbere yuko tugera muri Nyamukumba twafashe inzira, tugeze hariya hepfo ya hamwe nababwiye twafashe amafunguro. Ngiye kubona mbona umugabo bamutemye. Hari umugabo, abantu bose banyuze zino nzira baramubonye. Hari umugabo wari umeze nk'uwegetse ku mukingo, ijosi bari baritemye rirambitse hejuru y'umukingo ariko ritahwanye neza. Abantu bose banyuze inzira ndibaza baramubonye.
ubwo twarakomeje inzira, mama yahahamutse nta kintu yavugaga. Mwumve ko kuva twagendana na mama tukanatandukana nta jambo rye nigeze numva, habe no kumbwira ngo wihangane, habe no kuvuga ati wenda biri bugende gutya, nta kintu yigeze avuga. Bigaragara ko yari yabuze nk'ikintu ambwira. Ubwo twarakomeje nkajya mureba mu maso nkabona ameze nk'umuntu wagize ihungabana, nazamuraga amaso nkamureba. Hanyuma tugeze hariya mu Rugwiro, hano hafi yo kwa mama Louise, tuhasanga abandi bantu baharyamye hasi babishe, ubona baryamye hasi mu muhanda. Twarakomeje, ariko nibwo interahamwe zari zikomeje zigose inzira zose, utabasha kumanuka, utabasha no kwambuka umuhanda, yari inzira imwe rukumbi itagira iya kabiri. Twaragiye tugeze hariya kwa muganga, naho nahabonye hari amashusho atigeze amva mu mutwe kuva icyo gihe cyose kugeza n'uyu munsi, hari amashusho atarigeze amva mu mutwe. Nagiye tubona hariya hafi y'ikigega, mpabona umumama nawe wari uharyamye ahetse umwana, bamutemye ariko nawe atahwanye, agenda atanga akaboko, nkeka ko yagira ngo bamutabare cyangwa bamuzamure bamutwara akomezanye n'abandi, ariko ntabwo byari gushoboka kuko niba banza bari bamutemye nk'amaguru, kuko ntabwo yabashaka guhaguruka. Ubwo twarakomeje turagenda, tugeze Ikinazi, ubwo twagiye tubona abasirikare, tubona rwose abagabo b'ibigango, ubona bameze nk'abahagarariye igikorwa. Twagiye tubona barimo baraturuka muri ziriya nzira za ruguru, abantu bahita bavuga ngo umuntu wese uri hano namanika amaboko. Ubwo twese tuzamura amaboko, n'abana n'abakuru bose bagenda bamanitse amaboko. Hanyuma tuhageze twahasanze bariyeri njya numva babivuga, twarayibonye ariko twayinyuzeho, ubona ko bafite nk'ikintu bagambiriye, bafite ikintu bapanze kidasanzwe, bafite ikintu bizeye, kuko ntabwo bahise batwicira aho ngaho hariya muri rompuwe. Ubwo bahise batwereka inzira ya Nyamukumba, baratubwira ngo mukomeze, ngo nimukomeze hariya, bose badukikije. Hanyuma tugezemo hariya, tumanutse hano turenze, hari umugabo hatuye, niba yitwa ndetse ariko simwibuka neza, ariko ntago yahigwaga icyo gihe. Dusanga hari abantu benshi ubona ko bafite ikintu bategereje ko turenga kara gace ka Nyamukumba, kuko hari ahantu bari bateguye ko bari bwicira abantu. Aho bajya batubwira ko ari imperuka ya Nyamukumba, twarahageze hari abantu benshi kandi bahageze bari bananiwe, ubona ko nta muntu n'umwe ufite icyizere cy'uko ari burokoke, ari busigare. Twagiye twumva hari imbunda zari zensitaye hariya Nyarugenge, kuri aka gasozi ka Nyarugenge, twumva amasasu, abantu bose bari imbere, ukabona imirambo, ukabona umuntu araguye. Twari tutaranamenya n'amasasu, igihe ntabwo nari nyazi. Wabonaga umuntu araguye utazi ikimugushije, ukabona abatangiye kuvirana amaraso, ukamusimbuka, wagera hirya ukabona uwundi araguye, wajya kutambuka ukabona imirambo yabaye myinshi imbere yawe, ugasa nk'ushaka gusubira inyuma, wasubira inyuma naho ukabona abandi nabo barimo barabarambika hirya yacu. Barashe abantu icyo gihe barabica, imirambo iruzura. Mama twari tukiri kumwe akimfashe, hanyuma ngiye kumva numva arandekuye, bari bamukubise umuhoro, ngiye kumva numva arandekuye gahoro, ntindukiye nsanga yikubise hasi. Hanyuma narebye hirya yanjye gato, nkabona abantu haruguru y'umuhanda nabo bafite imihoro. Hanyuma mbura ahantu njya, mama bwaramaze kundegura, mbonye aryamye inyuma yanjye, mpita nkomeza, mba ndasimbutse nsa nk'ugana haruguru y'umuhanda. Mpagaze haruguru y'umuhanda ngiye kubona umuntu aramanutse, nawe asa nk'uri kumpinda, ndongera ndasimbuka ngwa mu mirambo. Ubwo twarakomeje, n'abo twari turi kumwe bose ubwo niko byari bimeze.
mumbabarire ibi bintu kubivuga ntabwo byoroshye, umuntu wabibayemo ntabwo biba bimworoheye na gato. Murambabarira ibyo ntari bubashe kuvuga kuko ntabwo bitworohera namba, iyo turi kubisubiramo twumva ari nk'ibintu biri kuba. Uranyihanganira. Ubwo narasimbutse mva haruguru y'umuhanda aho nari nsimbukiye nsubira mu muhanda mo hagati nkangwa hejuru y'imirambo, hanyuma ndeba kuguma ndyamye birananira, ndongera ndabyuka mba ndirukanse ndagenda. Tugeze haruguru gatoya ahantu hari akararo, nabonye barahashyize ibyuma, abahanyura barahazi ariko twese niho tunyura. Nagiye kubona mbona hari abantu bazamutse, bari abantu nka babiri, mba ndatarutse mva mu muhanda mba ndabakurikiye, ntabwo nari mbazi. Ubwo nahise nkomezanya urugendo nabo. Abandi bari hano Nyamukumba, abantu bari bahuzuye, twumva abantu baboroga, uwo bicaga ntibamuhwanye yasigaraga boroga mu muhanda. Kuko waragendaga wagera nkari ukabona nk'umuntu bamuciye umutwe. Byari ibintu biteye ubwoba ku buryo rwose n'ubu ngubu ntabwo umuntu yabireba ngo abisiporo utabashe gukomeza kubireba. Ubwo twarakomeje rero nkurikira abo bantu birukaga hari haruguru hari ku itongo rya nyakwigendera Ntaganira, hari ku isambu yabo aho babaga. Twakomeje akayira kazamuka kagana muri bice bya Nyakabungo, mbirukanka inyuma. Ubwo iherezo rya wa mwana mama yarafashe ntago ndizi, niba yaraguye aho ntago mbizi, ari uwo yari ahetse nawe ntago ndizi, kandi bose bari batoye. Mbibutsa ko twari turi abana 7 iwacu. Ubwo babiri ndibaza ko bahise bapfana na mama, abandi ntago twari turi kumwe aho ngaho muri ako kanya. Ubwo ntabwo nzi aho baguye. Utuvugana nsa nkaho ndi nyakamwe, nta mwana basigaye n'umwe tuvukana, barabamaze ndetse n'ababyeyi banjye bose barabishe. Ni ibintu tutabasha kwakira nk'umuntu warokotse jenoside, nk'umuntu wasigaye wenyine mu muryango. Hari igihe utekereza ukibaza nk'ikintu waba warakoze gituma bashobora kuguhemukira bene ako kageni bikakuyobera. Hari igihe tujya dufata igihe cy'umwaka cyo kwibuka, ariko ntabwo twibuka mu kwa 4 gusa. Hari igihe ndyama nkabitekereza nkibaza nkavuga se Mana, kuko twari umuryango, twari abana mu rugo turi kumwe n'ababyeyi, ndetse hari ibyo batwifurizaga bumvaga tuzabana bakaturera tugakura tukabaho nk'umuryango. Ukibaza ukuntu bapfuye ukumva birakubabaje, kandi bapfuye bazira uko bavutse, bapfuye bazira ubwoko bwabo, bapfuye nta gicumuro bigeze ababishe, nta gicumuro bigeze babagirira, babahoye ubusa mu by'ukuri. Ubwo twarakomeje iranzira igana za Nyakabungo, turakomeza. Twagendaga duhura n'abantu batandukanye, bamwe mu bahigwaga ndetse tugahura n'abahigaga, abenshi bambaye amashara, imakoma, abandi bambaye ibintu mu mutwe. Ubona ko bari bizihiwe no kwica Abatutsi, bari babyizihiriwe kuko wabonaga rwose wagira ngo sinzi ukuntu nabivuga, ariko wabonaga bishimiye icyo gikorwa barimo. Ubwo twarakomeje dukomezanya n'abantu ntazi, abo duhuye nk'abakurikira, turakomeza turagenda. Ubwo inzira zo hagati ntabwo ndi buzivuge kuko ntabwo nzi two duce ngo twitwa gute, ariko ndibuka ko twagenze urugendo rurerure. Turagenda tugera hari ahantu twageze, kuko twambukaga ibishanga tukambuka imisozi, tukagera ku misozi tukongera tukajya mu bindi bishanga. Tugera ahantu nabonaga hameze nk'ari niba ari kiliziya, niba ari nka home y'ababikira ntabwo mbizi, ariko wabonaga ari nk'ikizu kirekire. Hanyuma duhasanga abandi benshi bari bahicaye. Ubwo twari twageze muri komine Muyira, naho ngaho twari twageze. Ubwo
ubwo twahasesekaye nko mu masaha ya nijoro, kandi twari twavuye hano mu gitondo cya kare, hanyuma tukahagera nimugoroba. Ubwo twahasanze abandi bantu bahicaye, ngira ngo bari bategereje ubutabazi bwari buturutse muri icyo kigo, ariko byarangiye twagiye tubona umuntu arasohotse, araza arababwira ngo nta buhungiro buri hano, ngo nimugende mudatuma baza hano, natwe bakaba batugirira nabi, nimuva aha mugende mushaka aho mujya. Noneho kubera hari nijoro n'abantu bari bananiwe, byagezeho banga nko kuhava. Twagiye tubona interahamwe ziraje, tubona zitangiye gutema abantu bari haruguru yacu, hanyuma ubwo abandi bantu bari baraho bose bahita birukanka, bose bakwira imishwaro. Ubwo twakomeje inzira y'aho nga muri ibyo bice aho Nyamiyaga, twaragiye tugeze Nyamiyaga muri centre, hari abantu bahazi kuko naho habereye ibintu bibi cyane. Hanyuma turagenda tugeze kuri komine yaho, naho batwinjiza mu kigo. Ariko mwihangane gato nsubira inyuma gatoya, tukiri hano kuri komine hari akantu nibutse kandi numva nifuza kubivuga, ariko kansubira inyuma gato ndongera nsubire aho naringeze. Ndibuka ko papa mbere yuko izo nterahamwe ziza kwica abantu hano, ndibuka ko hari umuntu wamugiriye inama, aramubwira ngo ni abana inzara yabishe, ngo nashaka ukuntu ajya mu rugo ngo ajye kubazanira inka, ngo hanyuma babakamira amata byibuze babahe. Umushumba wacu waturagirira inka nawe yari umututsi, nawe yari ari aho ngaho, ariko we yaje nyuma yacu. Hanyuma abwira papa ati ntiwirirwe ujyayo, inka bazitwaye. Ahita ababwira n'abantu baje kuzifata, ndumva nahavuga niba atari ibanga. Hari umugabo witwaga Ngendahimana wari utuye haruguru mu Masangano, muri bice byo mu Masangano. Aramubwira ati nta kintu kimwe gisigaye mu rugo, ibintu byose babitwaye, ati n'inka bazitwaye. Ubwo arangije avuga ati niba bazitwaye nta kundi kuntu nabigenza. Kwa Ngendahimana abantu barahazi, yigeze no gufungirwa muri bino bice kuko bari baramufungiye ibyaha bya jenoside. Najyaga mbabona babagemuriye abantu b'iwabo, kuko ndibuka ko nigeze gusaba, hari umuhungu waho witwaga Ruvunihuku, yari umusore sinzi ubungubu ngo ari hehe, ariko nigeze kumwegera ndanamwinginga, ndamubaza ngo wambabariye ukazangira iwanyu. Natumye Vanderi umuhungu wo kwamuvuza nkwaya, ndamubwira ngo wazambwiriye uriya mwana ko batubwiye ko ibintu byacu ariho byagiye, basi bakazandebera ko hari n'ifoto y'iwacu umuntu yasangayo. Hanyuma Vanderi arambwira ngo yarabimubwiye ngo arabyanga, ariko icyo gihe natinyaga kubivuga no kubibwira mu rugo ngo batagira ngo hari n'ikibazo wenda nagize, ngatinya kubibabwira. Ariko numvaga mfite icyo cyifuzo ko nzajya kubabaza ko hari n'ifoto yacu ya papa wenda cyangwa y'umuntu wo mu muryango nabona. Ubu nta n'ifoto ngira, nta n'ubwo ari ngiye ntekereza nkumva sinibuka n'uko basaga. Agira ngo ngire umuntu ntuma, niba hari umuntu waba uhazi, niba hari ikintu batubonera bazadusabire, byibuze nzabona ifoto ya papa. Wenda bamwe bari hano ab'iwabo, ariko mumfashije mwamungiriye neza. Hagiye abantu postinga amafoto nkareba nkavuga ngo mana njye wamaye ifoto, byibuze nka postinga cyangwa nibutsa nuko basaga. Twakomeje ko nta kari gatumye nsubira inyuma. Ubwo twageze i Nyamiyaga kuri komine yaho, hanyuma badutsindagira muri komine hari hakorutiriye, hasaga nkaho hari igipangu kinini. Twagezeyo turi abantu benshi, nanone dusanga hari abantu benshi b'ingeri zitandukanye, ngira ngo baturukaga muri ako karere, n'abandi bari bahahungiye, n'abari baturutse inaha ntarinze amasura yabo cyangwa amazina yabo.
twarahahuriye turi benshi. Ndibuka ko nasanzeyo musaza wanjye witwaga Valence, nawe namusanze, sinzi umuntu wari wamutwaye. Narahise mubaza ngo Valence wanyuze hehe, arambwira ngo hari umugabo bari bari kumwe ngo wamuzanye. Musangayo tuhahurira n'umusaza muvuza nk'wana, nawe narahamusanze, masanga n'abana be, harimo witwaga Gatera, harimo Rubereti, harimo na Bujeni, nabo bari bahari kuko twarahahuriye. Twari turushye, tumerewe nabi, bamwe bari babatemeye mu nzira baza bafite ibikomere, abandi twe twabasanze aho ngaho. Hanyuma baratureka turinjira, batwinjizamo, hanyuma barongera barafunga. Bari abantu benshi cyane, benshi banganaga nk'abo twari turi kumwe hano. Ubwo yari strategy ngira ngo bari barakoresheje kugira ngo babashe gukusanya abatutsi babicira hamwe kugira ngo hatagira n'umwe bacika. Ubwo twaragiye naho tumaramo igihe, ntibuka ngo ni ryari, ni iminsi ingahe cyangwa n'ibyumweru bingahe, kuko twari duhari, abantu bananiwe, abantu barushye, abantu bameze nabi, ku buryo hari n'abantu bapfaga batabishe. Hari icyobo cyari kiri hanze ya komine, aho hari hakorotiriye, hari icyobo bari baracukuye bajugunyagamo abantu. Ukajya kubona ukabona umuntu w'umugabo arahagurutse nk'ugiye kuvuga nk'ijambo, ukabona yikubise hasi, yakwikubita hasi yasambaga rimwe agahita apfa. Abandi bagahita bamuterura bakamujyana, abana b'impinja twajyaga kubona tukabona umwana arapfuye, ukajya kubona abantu baramutambukanya aho ngaho twari twicaye, baramujyanye bamusohokanye hanze, sinzi ukuntu babigenzaga, niba baramuhambaga, niba baramujugunyagaho ntabwo mbizi, ariko abantu benshi barahaguye. Urumva byari bimaze kugera mu byumweru 4 hafi ukwezi, kuko niba narabibonye neza. Ndibuka ko hari ubutumire bwo kujya kwibuka Inyamiyaga ku itariki 5 niba nibuka neza, kandi bavuga ko aribwo bisha abantu baho. Ubwo urumva guhera ku itariki 21 duhaguruka hano, ubwo kugeza ku itariki 5 natwe niho twari turi. Ndibuka ko hari umuntu ugeze kuza aravuga ngo hari abana bameze nabi hariya. Musaza wanjye twabaga turi kumwe n'abandi bantu b'abana batoya, bavuga ngo nimashakire byibuze mubashe n'amazi yo kunywa. Hari abantu bajyaga baza gucuruza amazi ku gipangu aho ngaho, sinzi umuntu watuguriye amazi igikombe kimwe, nsangira na musaza wanjye. Ubwo twabaye aho ngaho rero icyo gihe cyose, hanyuma baza gupanga kwica abantu baho ngaho, natwe tukirimo, kuko nta muntu wasohokaga, kuko n'uwasohokaga ntabwo yabaga azi yagiye. Baremeye baryama aho ngaho, wasangaga ku mbuga abantu baryamye barambaraye. Ubona ntabwo nzi ikintu twatekerezaga, sinzi ikintu twari dutegereje mu by'ukuri. Urupfu rwo twe twararubonye, kandi nabwo tukirutegereje twamvaga n'ubundi twumvaga icyo dutegereje ari urupfu nta kindi. Ubwo twarahabaye baza kwica abantu baho, baje kwica abantu baho naho mpari. Twagiye kumva kubona umugoroba umwe, hari igihe wabonaga izuba ririmo kurenga, hari ku mugoroba, ntago amasaha nayibuka. Twagiye tubona abantu buzuye hejuru buriye ibipangu, bafite imihoro, bafite inkota. Najyaga mbyita ibyuma birebire, nari ntaramenya inkota icyo ari cyo. Hari igihe twajyaga tubivuga mu rugo, nkavuga ngo nabaga ntago bafite ibyuma birebire, zabaga ari inkota. Baraje barurira bajya hejuru y'igipangu, abantu batangira gutarara, baratangira kuvuga ngo turajya he, kuko igipangu cyari gifunze, nta hantu hamwe ho kunyura uretse kuri portail hari hahari n'amadirishya wenda babashije kuyanyuramo. Ubwo twagiye twumva abantu baraje, kumbe n'imodoka ngo yari iturutse ngo Bugesera, ngo n'interamwe zari ziturutse Bugesera zaje kwica abatutsi bari bateraniye aho ngaho kuri komine ya Muyira ndetse na bice by'Inyamiyaga. Barabonye abantu batangiye gutarara, twumva umuntu aravuze ngo erega ngo nta muntu ngo turi bwice, ngo nimuduhe ibintu byose mufite aho ngaho, ngo muhumure nta kintu turi bubatware. Ubwo abantu bose bari baraho, nkeka ko bari baraturutse muri ibyo bice, ngo hari abari bagifite imyenda, bagifite icyo ibintu bahunganye.
hanyuma tubona barimo barakuramo ibitenge, barimo barabahereza, abandi bagakuramo ibyo bari bambaye barabahereza. Hanyuma ibyo byose birangiye tugiye kubona tubona batwadukiriyemo, baraza bari bafite utuntu tw'uturabo bari barishyize hano, kuko bangira ngo babaga bazi ko bashobora kwivanga n'abantu ntibabamenye, barashyize utuntu tw'uturabo hano ku mifuka cyangwa ku myenda hano hejuru. Twagiye kubona tubona abantu biraye mu bantu, barabica, baratemaga ukagira ngo barimo baratema nko ku mabuye, kubera baratemaga igufwa ukaryumvira mu mutwe. Hanyuma hari biro, ngira ngo yari nka biro kuko ubanza byari ibiro by'akarere, ndasimbuka jyewe njyamo kuko bajyaga baturazamo nijoro abana, bakaturazamo ngo imbeho itatwica nijoro. Hanyuma ndasimbuka nsubira ahandi baturazaga, ariko dusangamo abantu benshi bagiyemo, hari hafunze. Hanyuma batema abantu uwo mugoroba wose, barabica, abantu bose bari hanze. Ari naho muvuza nkwaya yaguye, abibazaga aho yaba yaraguye batazi aho yaguye, niho yaguye. Hari abantu benshi bari baraturutse hano, bose baguye muri iyo komine aho baje kubicira. Barabishe. Ubwo musaza wanjye naje kumuyoberwa aho yagiye, urumva narirukanse na musaza wanjye sinzi aho yagiye. Hanyuma bararabica abantu. Noneho njyewe ahantu nari nicaye hejuru aho muri biro, nagiye kubona mbona hinjiyemo interahamwe nyinshi, kuko bari benshi n'ubundi bari barimo. Baraza batema abantu, bakona umuntu baramugushije ari imbere yawe. Hasaga hari urugi rwari rwegetsemo, ubona rwari rwaravuye nko ku kintu. Hanyuma asa nk'uwicara inyuma yarwo, ariko n'ubundi kwari ugusaza imigeri, ntaho n'ubundi nari guhungira, nta bwihisho bwari burimo. Hanyuma batemaga ku murongo, bo ntago bagiyemo hagati. Batemaga umuntu barambika ku ruhande, bagatema bakarambika ku ruhande, nk'uko muzi batema amasaka kugira ngo hatajya n'isaka na rimwe risigara rihagaze. Ubwo baratemye. Noneho hari umugabo wari wicaye imbere yanjye. Hanyuma ngira ngo sinzi icyo yatekereje, niba yaravuze ati reka mpaguruke byibuze nanjye banteme, ariko byibuze nuriya muntu mukubite n'urushyi, simbizi icyo yatekereje. Njye nagiye kubona mbona arahagurutse. Mu gihe ahagurutse yari nka hano, nanjye nicaye nka hano. Hanyuma uwari uri ku ruhande abankubise umuhoro mu mutwe. Ankubise umuhoro mu mutwe, mu by'ukuri ntabwo nigeze numva ko mbabaye cyangwa bantembye. Nagiye kumva numva ibintu binyuzuye umubiri wose nk'imvura inyagiye, kumbe yari amaraso yaratangiye kuva. Hanyuma uwo mugabo rero yarahagurutse, yambereye nk'igitambo, kuko yahagurutse agiye gusa nk'urwanya uwo muntu. Uwari umaze kuntema ahita ajya gutema wa wundi wari uhagurutse. Uwo mugabo naje kumubona baramutemye, bamutema ijosi, bamukuramo n'amaso. Naramubonye bukeye, naramubonye ndamwibuka, nibuka ko ari wahagurutse imbere yanjye. Nagiye kumva numva umaze kumutema ankubita ubuhiri mu mutwe. Ankubise ubuhiri mu mutwe, n'ubundi byo numvise bantema, numva nibyo bije, numva ibintu binyanyagiye ku mubiri wose. Hanyuma ubwo nahise mpagurukana n'ubuhiri, kuko bwari burimo imisumari. Nahise mpagurukana n'ubuhiri, asa nk'aho njugunye hirya nk'uwo bamaze gutema, ariko ntabwo nari nahwanye. Hanyuma bagenda batema b'inyuma yacu barabarangiza. Njye ntabwo nari nashizemo umwuka, ariko nari ndushye, nari mbabaye, kubera ko urumva bari bantemye n'imbaraga mfite, bandambikaho imirambo hejuru. Bagendaga banadukandagira hejuru ngo bumve ko hari n'umuntu ukitaka ugifite umwuka, kugira ngo nawe bamwice. Baratwishe, barica abantu barabarangiza. Bagejeje aho bumva barangije, kuko nta cyabatesheje. Barishe bageza ku munota bumva ko barangije. Hanyuma baza kugenda. Bagiye tugiye twumva mu gicuku, twumva abantu barimo baravuga, kumbe n'abantu bari barokotsemo aho ngaho. Bakajya bavuga ngo umuntu ngo wumva akiriho ngo nazamura akaboko ngo cyangwa avuge ngo tumukuremo. Hanyuma narabyumvise, ariko giye birananira kuko imirambo yari ndi myinshi hejuru.
nkumva ndi kumva ariko nkumva simbasha no kwinyagambura. Noneho kubera ko aho hantu hari hafunze nta maraso ntabwo yabonye anatembera, twese twari turyamye mu maraso yaturenze yazamutse, ukajya wajya no kuvamo ukumva ibintu birimo biragufata ukumva amaraso yamaze kutwumiraho. Imyenda yacu yari yafashe mu maraso, byagenda birakomera tunarwa kuvamo. Noneho sinzi ukuntu n'ubuye amaso barimo burira mu idirishya kugira ngo basohoke, ndababwira ngo nanjye ngo mwankuyemo. Umuntu araza aravuga ati se ate nawe ntabwo wapfuye? Ndavuga ngo ntabwo napfuye ariko mumfashe mbashe kuvamo hano. Ubwo yaranteruye yarankurubanye ankuramo, ariko kubera ko imbaraga ze zabaye nyendo njyana ikubita hasi. Arangije arigendera, yabonaga nta kundi kuntu ari bubigenze. Ubwo yaragiye nanjye zigana mbitekereza, ndavuga se biragenda gute? Bose bari barokotse bari batangiye kuvamo. Hanyuma sinzi ukuntu undi muntu yaje ankuramo, hanyuma ngeze ku muryango nsanga musaza wanjye aryamye hasi. Hari hameze nk'ahantu hari hasimansi, wabona hari intuza y'igiheri, sima y'igiheri. Musanga aryamye hasi, hanyuma ndamubaza ko yari yambaye agapira nari nkazi, ndamubwira ngo vare ngo bagutemye. Arambwira ngo hoya, ngo ntago bantemye. Ariko hari ku gihe cy'ukwezi warebaga umuntu ukamubona, kumbe baramutemye, ahubwo we niba atarabizi ntago mbizi. Kuko namurebye aho yari aryamye, ndamubwira ngo rero ngwino natwe tugende, n'abandi barimo baragenda. Hanyuma nawe mukurura akaboko ndamubwira ngo byuka tugende. Arangije arongera arambwira ngo hoya. Sinzi ukuntu arebye mu maso nsanga iki gice cyose cyabyimbye, bazaba nk'abamukubise nk'ikintu mu mutwe. Aha iki gihanda cyose cyo mu maso kirabyimbye. Hanyuma nahise ngenda, nahite nsimbuka ndagenda, hari mu gicuku, hari n'injoro mo hagati, ntago amasaha nyibuka. Narahagurutse ndaragiye. Ngeze hanze y'ikigo numvise ntafite imbaraga zo gukomeza. Nahise mbona igihuru cyari haruguru y'umuhanda. Hanyuma mpita ninjiramo nicaramo, nsangamo undi muntu wari urimo w'umukobwa, ntago nari muzi, ariko namusanzemo yari umukobwa w'inkumi, ubona uri nko mu kigero cy'imyaka nka 15. Umusangamo yicayemo, nanjye ndicara ndaryama. Kubera ukuntu bari bantemye rero n'intoki zanjye bari bazitemye, kuko bagiye kunkubita ubuhiri mu mutwe, nsa nk'ufashe mu mutwe, intoki barazitema. Noneho ndangije ndamubwira, arambwira ati se, kuko udutoki twasaga nk'aho turegetse, arambwira ati se biri bugende gute izo ntoki za, kuko hari hamaze guhora ntangiye kubabara. Akajya ambwira ati reka ngufashe, ati hanyuma uzikureho, ubu zino ntoki bisa nk'aho zakomeretse. Arambwira ngo reka ngufashe nzikureho. Ndamubwira, yatangiye gukora nkumva ntangiye nkumva ndi kubabara. Ndamubwira ngo yewe ngo byihorere. Ubwo twarayemo muri icyo gihuru ninjoro. Hanyuma mu gitondo, niba narasinziriye niba byagenze gusimbizi, narabyutse ndamubura, sanga yagiye, sinzi ahantu yari yagiye. Ubwo nagumyemo umunsi wose, ubwo iryo joro ryose nari narayemo, ndacya mu gitondo ngumamo. Hanyuma ninjoro, ijoro ryakurikiyeho, kuko amanywa yose nayamazemo, numvise ni nk'umutima nama nagize, ndahaguruka ndagenda, ntabwo nari nzi aho ngiye, hari ninjoro. Hanyuma ndagenda, icyo gishanga ntabwo nari mpazi, sinzi ngo hari hantu ki. Naragiye ijoro ryose ndaranzerera, ariko ibintu nabonye nagahomera munwa. Abantu bose bari baragiye bicira ku misozi, urumva hari hamaze kuba igihe kirekire, wasangaga imirambo y'abantu yaratangiye gusaza, ariko navuga imibiri itangiye gushwenguka. Abantu ndagiye mpura nabo, nkabareba, nkongera nkakomeza nkagenda. Nageze ahantu
bunkeraho ndimo ngenda nijoro. Abantu babaga bari ku mabariyeri, warahanyuraga ugahita uhakatira ntukomeze, ugakomeza ukagenda mu bihuru. Ubwo iryo joro ryankereyeho ngenda, naragiye ngera ahantu nabonaga umuhanda bisa nkaho ari mu gitondo, hari hakeye hagaragara, mbona umuhanda, kumbe ni muri ya santere ya Nyamiyaga. Nabaye nk'uwambuka umuhanda, numvaga nta kintu nkihisha, numvaga nta kintu nyiramira, numvaga gupfa narapfuye ahubwo naranze kuvaho. Noneho nambuka umuhanda ariko mbona bariyeri haruguru yanjye, sinakomeza umuhanda wose ahubwo nambuka ngana mu gashyamba kari munsi y'umuhanda. Mpageze mbona umwana ufite akabido k'amazi, ndamuhamagara ndamubwira ngo wampaye ku mazi yo kunywa. Hanyuma araza nsanga, kuko nambutse umuhanda ndagenda asa nk'uwicaye munsi y'umuhanda, nicara ku muringoti wari uhari hejuru. Hanyuma ndamubwira ngo wampaye ku mazi yo kunywa. Araza, murebye nsanga nawe baramutemye afite ibikomere, nanjye ndebye asanga mfite ibikomere. Arambwira ngo ese ngo wari uri hehe? Ndamubwira ngo jewe nari ndahantu batwiciye. Arambwira ati se ati ko hari n'abandi bariyo waje tukajyana noneho ugasanga abandi. Ubwo ntago namuhakaniye, mese mubwira ngo ese turanyura hehe? Arambwira ngo nta kibazo, ngo ngwino tugende ngo aho nanyuze ngo turahanyura ngo hanyuma tugereyo. Hanyuma tuhageze rero dusanga inkomere nyinshi zavuye muri ya mirambo, kumbe bagiye babafata utarabashije gusohoka, ngira ngo bwarakeye babakuramo babatereka ku ruhande. Ubwo imirambo yari icyuzuye aho kuri komine n'ubundi. Hanyuma naragiye mpasanga abantu benshi bakomeretse, abo batemye ijosi ritahwanye, abo bakubise ubuhiri mu mutwe, abo batemye, mbese nta muntu muzima n'umwe wari urimo. Ubwo narahageze masanga Domina wo kwa Muvuza Nkwaya nawe yari ahari, masanga Florence Mukankwaya uno wabaga kwa Kirere, masanga Francina uno mwana wabaga kwa Yosefu nawe, bose ndahabasanga ariko ntago nari mbazi, nabamenye nyuma ya jenoside aho naziye. Hanyuma Domina niwe nari nzi kuko twari duturanye hari igisari. Hanyuma Domina ndamubwira ngo Domi ngo se mwebwe mwarokotse gute? Arambwira ati niyabuze nk'icyambwira, ariko twari twicaye aho ngaho. Hanyuma ngo hari Politike Kagabo wayohoza ari burugumesitiri wayoboraga kano karere, ngo yari yavuze ko umututsi wese wacitse urupfu rwa hano akagera kure bazakora uko bashoboye bakamugarura bakamuzana. Ubwo baraje baratubaza, kuko icyo gihe magera hari bafite gahunda yo gukingura imirambo yari iri aho ngaho kuri komine, ko nahasanze ikimodoka cy'igikamyo kirimo gitunda imirambo yari iri aho ngaho. Imirambo yose bayitunda, hari icyo bari baracukuye hariya hafi ya komine, barimo bagenda bayijugunyamo. Hanyuma icyo gihe nahasanze n'abasirikare ntazi ubwoko bwabo, bashaka kuba bari bambaye ibintu by'ibikofero by'ubururu ubona bisa nk'ibipfutse mu maso, ari abagabo b'ibikara ubona ko ntago bari abanyarwanda. Barimo bagendagenda mu bantu barokotse aho ngaho bakabareba, abandi bari baryamyeho bakaborosora bakabareba. Hanyuma ubwo mpasanga nabo ngabo nsanga ngo bafite gahunda yo kubacyura iwabo aho baturutse. Ubwo abari bakuru bari baza aho baturutse bose bahise batubwira ngo rero ngo mureke namwe mugendere kuri twebwe kuko tugiye gusubira iwacu aho twavuye, Ntongwe bahitaga Ntongwe. Ubwo natwe twakurikiye abandi, ubwo natwe twarazanye n'abo bantu bose, ariko twagendaga tunyura mu mabariyeri atandukanye. Ubwo twanyuze kuri bariyeri yari iri hari Nyamiyaga,
hanyuma badukubise amaso baravuga ngo umva ngo abangaba ngo n'ubundi ntago bari burenga umutaro. Nta muntu muzima n'umwe twari turi kumwe, nta n'umwe wabonaga n'ubundi bapfuye bafite ibikomere byatangiye guhonga, abafite imipanga mu mutwe, nta muntu muzima n'umwe twari turi kumwe. Bakavuga ngo tugende ngo n'ubundi ngo ntago bari burokoke, ngo ntago bari bucike bariyeri, bagahita bayivuga ngo ntago bari buharokoke. Ubwo bariyeri ya mbere baraturetse turagenda, hanyuma turagenda tugeze kuri bariyeri ya kabiri bazivugaga n'amazina, babaga bazi izo bariyeri uko zitwa ariko ntago nibuka ukuntu bazivuze, ariko babaga bavuze ngo iyi bariyeri ntago bari buyirenge. Ubwo twarakomeje tugera ku yindi bariyeri, indi bariyeri nayo baravuga ngo nimubareke ngo bagere kwa Bahati. Iryo zina nararyibuka, umugabo ngo witwaga Bahati yarayoboye interahamwe ngira ngo zaho ngaho hose. Aravuga ngo bariyeri yo kwa Bahati ntago bari buyirenge. Ubwo twarakomeje turagenda tugeze kuri iyo bariyeri ahantu bita Inyundo, naho narahamenye Inyundo. Baraduhagaritse, baraduhagarika, bariyeri yari nka hano, baturetse tugeze nk'ariya hirya gato tubona umuntu aradukurikiye aratubwira ngo nimuhagarare ngo hari umuntu bashaka. Ubwo twarahagaze aho ngaho, hanyuma tugiye tubona interamwe ziraje ziduhagarara hejuru nk'izidushungereye. Muri abo bantu twari turi kumwe harimo France ko namubabwiye, harimo Francine, harimo Domina, harimo babahungu bo kwa Muvuza nka bose bari bahari, witwa Gatera Bujeni na Rubereti, nabo bose twari turi kumwe aho ngaho. Hanyuma baraza abantu baduhagarara hejuru bafite imihoro, bafite na za ntwaro gakondo zose bakoreshaga. Baraje baduhagarara hejuru baradushinyagurira, bamwe bakajya babajomba inkota bakakubwira ati se nkawe wavuye muti, mbese ukabona buri wese afite ijambo ku muntu wari uri aho ngaho. Noneho haturutse umuntu mu mama w'umukecuru araza aravuga ati se harimo buriya Domina twari turi kumwe, abaravuze ngo si umwana mwamunyihereye ngo akaza ngo akajya kuba iwanjye, ngo hanyuma ugiye kindi kigera cyo kuzamwica ni mu mushaka nzamubaha ariko mwe mumumpaye. Ubwo Domina baramutwaye, bamaze kumutwara haza undi mugabo nawe atwara Francine banza yaraziranye na Francine, kuko bafashe France ahita bamubwira ngo uno mwana ntago ndi bumusige. Francine nawe baramutwaye, hanyuma njyewe ninjye mwana w'umukobwa wari usigayemo, ariko kubera ko nari mfite ibikomere ngira ngo n'umuntu wari kunyemera, bari bazi ariko nshobora kubapfira nko mu rugo. Noneho njyewe ninjye wari usigayemo, hasigaye abahungu gusa n'abagabo. Haza undi muntu ku ruhande aravuga ngo se ko abandi bana b'abakobwa mu batwaye uyu we mwahagize umuntu umutwara. Noneho aturuka undi ku ruhande aravuga ati nimumume mujyana, ati mushyire abana banjye babe bari kumwe. Umugabo yaramvaje aranjyana, angejeje mu rugo w'umugore waranyirukana. Abaravuze ngo uriya mwana ngo ntabwo yabana n'abana banjye kuko bashaka kuzanyicira abana kubera we. Ubwo yaranyirukanye, umugabo arabwinginga aramubwira ati se ati ko abandi bagenzi be babatwaye, ati kandi na babandi bose bari kumwe bamaze kubica. Urumva amakuru nayo bahise bayaduha. Aravuga ngo oya ngo ngiye ngo nataruva mugenda ruvamo ngo ndagenda ngo n'abana banjye. Umugabo habuze uko abigenza arambaza ngo ese ngo muri ba bana batwaye ngo hari uwuzimo. Ndangije ndamubwira, Domina yari yambaye kontoni niwe narinzi, ndamubwira ngo uwo mwana wari wambaye kontoni ngo ni uwo mu rugo. Arambwira ati ngo najye kukwereka aho bamujyanye hanyuma nawe umusezere umubwire ko ugiye. Yarantambikanye ngira ngo bari baturanye nuko karitsiye zabo nazibuka, ariko bari baturanye ko ntabwo twagiye igihe kirekire. Twaragiye, hanyuma Domina musanga mu nzu, umuryango wari ufunguye. Hanyuma Domina ndamubwira ngo Dome baranyirukanye ngo ino tugende.
ntabwo domina yaje bari bamuhaye ibiryo atangiye kurya ahita asubira yagiye kubishyira hasi yari afite mu ntoki ahita agenda agiye kubishyira hasi ngo aze tugende. noneho n'ubwenge ubanza bwari bwagiye urumva we yaragize amahirwe byose abonye umuhisha wenda nari gukomeza urugendo njyenyine ariko yaravuze ati nta kibazo ndaje tugende. ubwo yaraje ageze ku muryango ahantu bari batuye aho ngaho bari batuye ku muhanda hanyuma ngiye kubona mbona hari umumama wari uje atashye sinzi aho yari avuye abajije uwo mugabo twe tuhagaze hanze aramaze ati si uyu mwana ni uwahe umukuye hehe. umugabo ahita amubwira ati yewe ati yarari kumwe na bagenzi be ati hano hirya ati none babishe ati none nari mujyanye mu rugo n'umugore wanjye arabyanze yanze ko tumuhisha. ahita aramubwira ati se ati wamunyihereye hanyuma akaza yari afite umwana mutoya akaza akajya nderera umwana. ubwo yari amahirwe kuri njyewe ni nk'amahirwe ya nyuma nari mbonye. hanyuma uwo mudamu aramfata hanyuma ubwo domina twari twegeranye yari inzu ifatanye yari umuryango nk'uyu n'undi muryango kuri amazu y'abacuruzi aba ameze yari imiryango ibiri ifatanye. ubwo mudamu yarantwaye ntangira kubaho ngaho turahaba twari tuzwi uwo mugabo nababwiye witwa Bahate wari interahamwe niyo mpamvu izina ryangumye mu mutwe niwe wari uyoboye interahamwe zo muri ako gace. umuntu wese wazaga baravugaga ngo Bahate ngo afite inyenzi ngo afite ngo abana ngo yabitse ariko wumvaga bashaka kuzatwica ariko kuri njye numvaga nta kintu bintwaye numvaga nta kintu bintwaye kumbwira ngo uzatwica numvaga nta kintu bivuze ahubwo numvaga baratinze. ubwo igihe cyarageze rero bakajya baza kutureba aho ngaho twari twihishe baraza bakajya bazana inkota bicishije abantu kandi n'uwo Bahati yari interahamwe yicaga abantu pe barabicaga. hari n'ababazaga bakabagusha aho ngaho tureba bakabatema ukabona umuntu bamuhanuye nko hejuru y'umuringoti bamukubise hasi baramutemye tureba. mana twarabuze icyo tuvuga na domina twaganiraga kandi twabaga twegeranye turi hafi twarabuze icyo tuvuga. hanyuma twahabaye igihe ntibuka ngo niri kuva ryari kugeza ryari twagiye twumva ngo inkotanyi ngo zaje. tugiye kubona tubona abantu bisutse muri izo karitsiye twari turimo bikoreye ibintu by'impunzi sinzi iyo bari baturutse urumva ari umuhanda nyabagendwa twari turimo. tubona abantu benshi cyane ngo inkotanyi zateye ngo mugire duhunge. ubwo rero bahise bafata iya mbere bafata ibyo bagombaga guhungana baradukorera bankoreye sinibuka ibintu bankoreye ariko byari ikintu cy'igifuka kinini. ibikomere byanjye byari bikiri bibisi byari bitarakira nta n'ubumuvuzi nigeze mbona. hanyuma barankoreye turagiye duhunze inkotanyi. iyo nza no kuzimenya ntabwo mba nararenze aho ngaho. njye nagize ibyago bikomeye nta n'ubwo inkotanyi nazimenye numvaga bazivuga ariko ntabwo nari nzi icyiza cyazo numvaga ubuzima bwanjye ari ubw'urupfu gusa. ubwo twahunze inkotanyi turagenda izo nzira zose nikoreye urumva umuruho n'ubundi narushya ntabwo nigeze nkuruhuka. twarakomeje turagenda mu muhanda ariko ho bari bafite amahirwe kuko bo ntabahigaga twe baraduhigaga aho unyuze bakakwica ariko bari bafite inzira imwe yo kugenda. ubwo twaragiye tugera aho bita ku Gikongoro. twageze ku Gikongoro tuhamara igihe kinini rwose narabaye umwana w'interahamwe nicaye mbana nabo. hanyuma inkotanyi ziza kuhabasanga
zihabasanze hari ikigo cy'abasirikare ngira ngo abasirikare babagendaga inyuma ngira ngo n'abahunze bagahungana sinzi ukuntu uburyo bari barabipanze kuko wasangaga impunzi zigenda abasirikare bakabagenda inyuma bagera abasirikare bo kwa Habyarimana bakambitse no bagakambika hafi aho ngaho ubwo twe turi aho ngaho interahamwe inkotanyi ziza kurwana n'abasirikare bo kwa Habyarimana bari baraho hanyuma ubwo iyo urugamba rwabaga abari impunzi zagendaga imbere abasirikare bagasigara barwana n'abasirikare b'inkotanyi noneho nararebye nicaye numva maze kuruha nari nararushye ndavuga ngo ku mutima wanjye ndavuga ngo ntago nzava aha ngaha nzashaka ahandi hantu njya ntago ndi bwongere kwikorera imifuka yabo ngo nkomezanye nabo noneho uwo Bahati hari umugore ngo yari yarabohoje nawe wari umututsikazi yari amufite amugendana bakajya bahora bashaka kumwica nanjye bashaka kunyica abantu bakababwira ati ariko se aba bana ko uyu mwana ko mwamuruhanye kandi ko ntahahurira n'inyenzi mwazamuretse wenda kazakomeza akabakorera ukakomeza mukabana uyu munsi bagahosha ntibatwice ariko uwo mudamu aza kunyegera sinza ahantu yansanze turi twenyine arambwira ati rero ati ndabona bashaka kuzatwica none ninjoro ndaza kugukoraho ninkukoraho ukanguka utunkurikira tugende dushaka ahantu tujya ubwo yari mbere yuko urwo rugamba ruba rw'inkotanyi n'interahamwe hanyuma mu gitondo iryo joro yari yambwiye ngo araza kunkoraho tugende hanyuma ngewe niba narasinziriye mbyutse nsanga yagiye nasanze yagiye ariko bakajya babivuga ngo bavugaga izina rye ntabwo ngibuka bakavuga ngo yagiye ngo none ngo yabacitse ngo twe twarabibabwiye kuva kera ngo none yabacitse ngo none ngo umwana wabo niwe dusigaranye njye naracicikaga nta kintu navugaga numvaga nshaka ko bazanyice cyangwa bakarorera numvaga ntagifite ikintu cyo kumva ntashaka gupfa nasanze yagiye rero biranyobera birancanga ariko ndavuga ngo nta kundi iryo joro rero baza urwo rugamba ruba naje kwegera inama ndavuga ngo ntabwo ndi buvanga nta nubwo ndi bwongere kwikorera bankoreraga imifuka indusha n'imbaraga hanyuma kwakunda abantu barimo bafunga ibintu barimo bagiye kugenda nahise manuka njya munsi hari ishyamba ryari riri munsi y'umuhanda naragiye nicaramo ndavuga ngo nibarasa bandase nibanyica bangice ntabwo nibwongere kuvanga narahicaye bukeye mu gitondo nta sasu ryankozeho nta n'ikintu kigeze kinkoraho bwakeye mbona nta muntu n'umwe uhatamba twakeye nta muntu n'umwe uhari abagiye bagiye inkotanyi nazo zari zitarahagera ahari cyangwa se hari ahantu zari ziri simbizi ariko nashidutse nta muntu n'umwe ndi kubona muri ibyo bice ubwo narafashe inzira ndamanuka mu giturage ndamanuka ndagenda ngera ku rugo rwa mbere rwabanzaga hanyuma ndababwira ngo mwambabariye ngo mukamfungurira mama nasanze yari umukecuru ariko udashaje cyane arambwira ati ese uvuye hehe ndamubwira rero ngewe nari ndi kumwe na mama na papa none twatandukaniye hariya ruguru nababuze nigira nk'aho ari umwana w'interahamwe watandukanye n'ababyeyi be ubwo yarambwiye atese ati muturutse hehe nkumva simpazi ndababwira rero iwacu hari kure ntago mpazi nangaga kuvuga ikinazi kuko numvaga ntazi ahantu kinazi huriye naho ngaho igisari niho narinzi nako kinazi nanayimenye nyuma hanyuma ubwo arambwira ati icara aho ngaho ndahicara ubwo arambwira ati rero ati hari umukobwa wanjye ati ndashaka kukujyana yafite umwana mutoya ati yarabyaye atugende ubu uri kumwe nawe ndavuga ngo nta kibazo ubwo byageze nimugoroba barantwaye ariko ibikomere nayo nkibifite mu mutwe bigaragara ko natemwe ndagenda bangejejeyo umugabo wabo ngira ngo bari bakirimo kwica inkotanyi ze zitarahagera neza
umugabo wahaza nijoro mbona afite ziriya ntwaro bicishaga abantu, araza umugore aramubwira ati hari umwana banzaniye hano, aramubwira ati muzane hano, aba aramfashe anjyana muri salo, yaramvanye mu gikoni niho nari nicaye, aramubwira ati muzane hano, ndagenda ngiye. Ubwo naragiye, umugabo arangaragura, arandeba ahantu hose, arambwira ati ariko ntabwo uri umututsi ubu ngubu. Ndamubwira ntabwo ndi umututsi. Arambwira atangira kunkubita ati nutavuga ko ndiwe ndakwica. Ndamubwira nerega ngo ndiwe. Ndamubwira ngo ndiwe. Nari kumbabarire ndi umututsi, iwacu barabisha ariko abandi twaburanye bari barampije. Mubwiza ukuri, mubwira ko twaburanye kuko nari namubwiye ko namacitse. Arambwira ati nutavuga ati ndakwica. Ndavuga ngo ndiwe. Ngo none se ubundi ngo wanyu ni hehe? Ndamubwira rero iwacu bahitaga Igisari, ariko iwacu nakubanza barabishe ntago nababonye. Hanyuma ubwo arambwira ati okay, ati noneho ati okay, ati guma aho ngaho. Nagumye aho ngaho, inkotanyi zizaza zigera Kibeho, ariko narababaye maze kumenya ko zari inkotanyi. Ntago nigeze mbikurura ngo mbyumve, ngo numve ko nshobora kuzisanga zikantabara. Iyo nza kumenya ubwenge mba naragiye, narazibonaga bakajya batwereka ngo hari ngo inkotanyi, bakabivuga ngo hari ngo inkotanyi ngo zikambitse hariya, tukanazireba tukabona nyine ukabona n'abasirikare bahari, ariko sinzi ubwenge ubwo nari mfite mbere numvaga bwaragiye. Iyo nza kuba mfite ubwo nari mfite mbere mba narazisanze. Ubwo twabaye aho rero bapanga guhunga nabo, urumva zari zimaze kuhagera, bapanga guhunga ngo bagana muri Kongo. Ubwo byabaye ngombwa ko nkomezanya nabo, turagenda. Twagiye tugera muri Kongo, urugendo rwaho narubonaga rwari rworoshye, ko twagiye n'amaguru, inzira zose zo mu ishyamba rya Nyungwe hari hose nahagiye n'amaguru, ariko twikoreye ibintu bya shamana yanjye. Njye nabonye abatutsi bahungaga nta kintu bahunganye, niyo mpamvu benshi bagiye bicwa n'inzara, ariko bo byari biteye ubwoba. Barahunganaga ibintu byose bakabikura mu nzu, ibiryo bagahungana, ibintu byose nta kintu kimwe basigaga mu nzu. Urumva imitwaro twabaga twikoreye. Twaragiye tugera muri Kongo, tujyana iyo famiye yari umugabo n'umugore, bari bafite n'umwana muto, bafite n'undi mwana wari mukuru ariko utari cyane, wari ufite nk'imyaka nk'ine, ariko ntabwo ngo yari uwabo, sinzi ubanza ari nk'umuntu wari waramubasigiye, ntabwo mbizi. Ubwo twagezeyo tubayo, tumba mu nkambi zabo, tubanayo. Twabanyeyo igihe kitari gitoya, ariko naragiye mpura n'imiruho itagira ukuntu ingana. Nagize ibyago, bantu bose twajyanye, abana babo barwara bwake, barwara za macinya, ababyeyi bo bararwara, ariko nta kintu kigeze kinkora, ntabwo nigeze ndwara. Ubwo urumva ni nkaho ari njye wari wabafashaga ibintu byose. Noneho abana kubera bari bararwaye bwake, bararwariyeyo, ninjye wabajyanaga ngo kubanywesha igikoma, habaga amasantere yabaha ibikoma n'ibiryo, ninjye wabajyanaga. Noneho umwana wabo muto yaje kumfiraho, namujyanye, yaje gupfa. Ngiye kubona umuntu aja mu nyambura, ntabwo nari nzi ko yapfuye, abaraje aramunyaka ati tujyane unyereke iwabo. Hari kuri centre de santé, aranjyana, turajyana, ambugejeje mu rugo. Ubwo yarabibabwiye, ntabwo nari mbizi, arababwira ati umwana byarangiye. Hari ahantu rero buriya nubwo honorable yigeze kubivuga ngo ntabwo jenoside yatugezeho ingaruka twenyine, ntabwo ari twenyine, nabo yabagizeho ingaruka, ntabwo byangana n'ibyacu, ariko nabo barabonabonye. Bari bafite ahantu bajya kujugunya abantu bapfuye bishwe na za macinya, hari macinya muri iyo nkambi. Noneho baje, uwo mwana yaje gupfa, n'umukuru arapfa, asigara ababyeyi bombi babiri. Sinzi nabo babashyingwe, ntabwo najyaga mbireye njya kubareba, nabonaga babatwara. Ubwo ababyeyi babo barasigaye rero,
barasigaye. Hanyuma kubera ukuntu babonanaga naragowe, abantu bari baturanye babonaga naragowe, najyaga gutashya nkajya gufata ibiryo nkaza nkabatekera, nabafata imyenda yabo nkayijyana kukuma, hari ahantu habaguruzi rwashokaga nkajya kubamesera. Hanyuma umuntu wari utuye aho arabavuga ati nyamara uriya mwana azapfa, kuko navaga gutashya nkaza nkicara aho ibyo twabaga dutetse nkabyicaraho mpaka bihiye. Bakavuga ati uriya mwana azapfa. Umuntu waho aza kumbwira ati ariko se ati wa mwana uhora wicaye ahangaha ku zuba, ati izuba rikakurengeraho ubona utazapfa? Nyine nkamubwira ngo nta kibazo. Hanyuma aza kumbwira ati se ati waje nkakwijyanira kubona abantu hano barembye, nkakujyana ati nkakwereka aho uba. Umva nta nubwo nazuyaje, nta nubwo narebye inyuma, ese njyana nawe. Naho hari mu nkambi nabo bari begeranye, antwaye rero aza kunyandikisha mu kigo cy'imfubyi kugira ngo nzajye mbasha gufata ibiryo, kuko babahiga ibiryo. Aza kunyandikisha ku giti cyanjye kugira ngo nzajye mfata ibiryo, bajye bafata ibiryo byinshi, bafate umugabane wanjye bafate n'umugabane wabo. Ubwo yaranyandikishije rero nkajya njyayo muri icyo kigo cy'imfubyi, nkagenda bakaduhamagara tugafata ibintu tukataha. Noneho ubwo urumva muri icyo kigo cy'imfubyi bari bamaze kumenya ko nza gufata ibintu byaho. Hanyuma urwo yari umugabo n'umugore ko nta mwana bagiraga, baje kujya barwana rero, bakarwana inkambi yose igahurura. Bararwanaga, je bakanshyira ku ruhande nkajya nkahariya kugira ngo hari ngengire security, bakajya bambwira ati wowe nubona batangiye kurwana jya ugenda ujye hariya hirya, batazagukubita n'ikintu nawe kikagukomeretsa kandi ari ibyabo barimo. Hanyuma hari umuntu wari ushinzwe ibintu by'impunzi, sinzi akazi yari afitemo, yaje kureba abana b'imfubyi bo muri iyo nkambi muri quartier ubwo twari dutuyemo, basanga barimo bararwana. Asanze bari kurwana ahita arambwira ati rero ati wowe ati ngwino mbe nkujyanye mu rugo, ati ibibazo byabana nibimara gukemuka ati uzongera ugaruke, atari ko ngwino mbe nkutwaye. Ariko ubwo mbere yuko antwara nagira ngo mbabwire ubuzima nahuriyemo nabwo. Mana yanjye, bajyaga bambyutsa mu gicuku nkajya gutashya inkwi, twajyaga tujya gutashya ahantu kure mu mashyamba. Barambyutsaga bakambwira ati ukurikire bari abantu, ataho bagarukira bagiye gutashya nawe bari gutashya inkwi uzicyure. Noneho nkagenda, ntago nasuzuguraga ikintu cyose bambwiraga, naragikoraga. Naragendaga nkajya gutashya ahantu kure, kandi bakambwira ngo ngomba kuzana inkwi nziza, kuko narazizanaga bakambwira ngo nizijyane ku isoko nzigurishe. Nkagenda nkazizana, twagendaga mu gicuku, hanyuma tugagaruka hakeye. Hanyuma nkamara kuzigurisha, nkabashyira amafaranga, namara kubashyira amafaranga ngasubira gutashya izo gutekesha. Nahure n'ubuzima bubi, nsa nabi, nararwaye, wagira ngo nararwaye bwaki, nasaga nabi, narazanye ubwoya umubiri wose, ahantu hose ntakiri umuntu, nta ntoga, nta myenda nagiraga, nta kintu na kimwe nagiraga. Hanyuma ubwo umugabo rero nsubiye imbere aho nari ngeze, umugabo arantwara, yari afite famille nawe, ngenda mbayo. Noneho bakajya bambwira ngo rero ngo hari ahantu, kuko urumva nabafashaga imirimo, bakambwira ngo hari ahantu ngo uzaburetse gusubirayo. Nkababwira ngo nanjye ntabwo nshaka gusubirayo. Nagumanye nabo, hanyuma nkajya njya muri byandi byo gufata ibintu by'impunzi, n'ubundi mbaho ngaho. Naje kugenda rero nsanga ngo barampamagara amazina yose, banyitaga Budensi niryo zina ryanjye, ubundi banyitaga niryo nakuranye, niryo zina ryanjye. Hanyuma naryo nari nararivuze ko ariko nitwa. Noneho barangije baza kumpamagara, barambwira ngo nyamara ngo turashaka kugucyura mu Rwanda, ngo iwanyu ngo ababyeyi bawe bose ngo bariho, ngo turashaka gushyira ababyeyi bawe,
nkumva ni ibintu bitabaho, nkumva no mu Rwanda ahubwo nkumva mu Rwanda sinzi ukuntu numvaga nzahasanga imirambo nk'iyo nahasize, numvaga nzasanga abantu bica nk'uko nabisize, ntabwo numvaga ko hari amahoro yaba yarahageze. Ubwo naragiye nkajya mbona abantu barimo barandika muri computer nayo ntabwo nari nyizi, ndibuka ko nza nababwiye ngo nabonaga hari ikintu kinini ngo nyine nkabashushanyiriza uko byari bimeze, yari computer. Bakajya bambwira ngo umwana witwa gutyo uramuzi, nkajya mbabwira ngo ndamuzi. Bavugaga amazina y'abana b'iwacu y'amasirino n'ay'abana twari duturanye, bakambaza ngo uyu nguyu uramuzi, nkavuga ngo ndamuzi. Ngo uko rero ngo turimo turashaka kuzakujyana iwanyu, ati ko twabonye umuryango wawe. Kumbe ngo hari urumva Domina ahantu yarari ngo baratashye bo bari mu Rwanda, ngo yarababwiye ngo nyamara ngo Budensi ngo cyetse niba baramwishe nyuma, ngo kuko ngano twari turi ngo twari twisha ahantu hamwe. Hanyuma bafashe gahunda yo kunshakisha hamwe n'abandi bana ngo batari baza aho baguye, kuko nabajije hari masenge wanjye warokotse nitwa Mukabaranga Claudine, amwita Mama Diane, yaje gushakisha abana bose ngo bataza aho baguye. Nanjye ubwo narindimo, ubwo mbona ibintu barimo kumbwira numva nanjye ndabizi. Baravuga ngo bashaka kuzanzana ngo mu Rwanda. Ndababwira ngo se ngo kuko ngo mu Rwanda ahantu nasize abantu ukuntu byari bimeze gute. Barambwira ngo ababyeyi bawe bose bariho, ariko nkumva barambeshya, ariko kuko nzi ko mama bamwishe turi kumwe, numva ibyo cyangwa se ngavuga se bashaka kuba yarazutse nkuko nanjye banyishe sindangire. Havuga ngo wasanga n'ubundi bwariho. Hanyuma barantegura, barambwira ati igihe ikintu iki tuzaza kugufata. Ndababwira ngo nta kibazo. Igihe cyarageze koko ngiye kubona mbona imodoka ya Croix Rouge iraje mbona zimeze nk'izambulance ziriho cyangwa se Croix Rouge. Mbona baraje baramfashe, babwira mu wa muryango nari ndimo handi barwanaga, ntago nasubiyeyo. Nahise nkumanya n'abo bantu. Hanyuma ubwo mfata inzira nzana nabo. Twaraje tujya i Kamembe i Cyangugu, niho twabanje kuba twahabaye nk'iminsi nk'ibiri. Sinzi hari ahantu baturaza kuko twari abana bageze nko muri bana, abandi sinzi naho batahaga, sinzi niyo bagiye, ariko ntabwo twageranye Ikinazi. Ubwo rero igihe cyarageze baranzana bangiza hano Ikinazi. Bangejeje ariko mbere yuko ngera hano Ikinazi numvaga narahahamutse, numvaga mfite ihamuka ridasanzwe. Nabonaga n'abantu kuko nazamuraga gutyo umutwe, nareba nk'abantu bahagaze nkibaza ko bagiye nko kwicana. Ntago numvaga ubuzima butarimo gutemana butabaho mu Rwanda. Ubwo naraje ngeze Ikinazi nkabona simpazi, nkabona harahindutse. Ubwo hari harahindutse ariko simenye ko ariho twabanje kujya hari Ikinazi muri centre. Ubwo Mama Diane nawe wa Masenge yaje nagiye kubona mbona araje arunguruka imodoka twari turimo. Yari umugabo w'umuzungu n'umunyarwanda nibo twari turi kumwe. Mbonye Mama Diane nikubita hasi. Mbona ndavuga se ngiye kubona mbona bakavatiri babana kavatiri n'umwana nawe wa Masenge nawe mbona araje, mbona bapasa abangaba kandi urumva twari turi kumwe mu gihe cya Jenoside, mbona barahari. Ndangije nikubita hasi aho nzi ngaruriye ubwenge, ndababaza ngo papa ari hehe ngo na mama ari hehe. Barambwira ngo barabishe. Icyo gihe hari ngo byari bigeze muri 1996 mu mezi ya nyuma hafi 1996. Barambwira ngo barabishe ngo nabahari. Numva ndababaye kuba nsanze abandi bantu bahari, ariko nkaburamo ababyeyi banjye, nkaburamo n'abana tuvuka nabo bari barabishe. Nongera kugira ikibazo cyo gusanga mu Rwanda ari amahoro, ariko nkabura abanjye. Numvaga isaha nzababona. Ubwo Madani yanjye ku ruhande arambwira atereka ati barabishe buza nta n'umwe wasigaye. Numva ndababaye, numva sinzi ukuntu bizagenda.
twabayeho mu buzima bugoye. Ubwo twabaye aho ngaho rero tubana n'ababyeyi Imana yadusigiye batante bacu, nabo ngo bavukanaga ari 7 basigaye ari 4. Turabanye ariko tubana mfite ihungabana, numvaga mfite ihungabana bidasanzwe. Ntago nahungabaniye mu mahanga kuko sinzi impamvu, ko nabonaga nta muntu nta kirengera mfite, ariko nageze mu Rwanda numva birananiye. Twajyaga tuzamuka tugiye nko ku isoko, nkumva nabona abantu nkiruka nkajya kwihisha mu nzu. Ubwo nabaye aho ngaho rero turabana na tante wanje n'abandi bavukanaga, tubana hano Kinazi. Mu buzima nabwo butari bworoshye, nabo nta kuntu bari bameze, ariko baratureze tugira amahirwe. Ubu ndimo ndinjira muri cya gice cya nyuma, ibindi nagiye mbivugamo hagati. Twaragiye tubaho nta cyizere dufite, tubaho twumva tubabaye, ariko ntararenga aho ngaho. Nagira ngo nshimire inkotanyi zabashije kurokora abantu benshi basanze ibintu bimeze nabi, bitanze bakamena amaraso yabo, bakaza muri iki gihugu bamana ukuntu ibintu byari bimeze, hanyuma bakaza bakabasha kurokora abatutsi bari muri iki gihugu. Nukuri Mana yanjye, hari igihe ureba ndeba inkunda abasirikare, ndabakunda, rigiye mbarema nkumva uwo nyuze wese nkumva ndamukunze, nkareba uniforme nkareba nkumva nkavuga ngo Mana, iyi inkotanyi zitaza kubaho, iyo His Excellency Paul Kagame ataza kubaho ngo akore ibintu nk'ibyo yakoze ubu, nkibaza ukuntu byari kugenda bikanyobera. Uga project amaso ukareba igihe uko byari bimeze, wareba n'iki gihe ukuntu bimeze, ukavuga uti iyo bitagenda gutya byari kugenda gute. Inkotanyi mwarakoze, twagira ngo tubashimire by'umwihariko abarescape, abana bacitse ku icumu, ababyeyi bacitse ku icumu, tuvuga ngo mwarakoze, Imana yo mwijuru izajya ibaha umugisha. Kandi nukuri mwatanze amaraso yanyu, mutanga ubugingo bwanyu kugira ngo abana bamwe bari basigaye ubu ngubu bariho. Nukuri nubwo turashima Perezida w'igihugu, turamushima pe, ariko twagira ngo twibutse abantu bagize uruhare mu kwica abatutsi, nabo bajye bamushimira kuko hari yabambuye izina ry'ikimwaro ryo kwitwa Abahutu, abambura izina ryo kwitwa abicanyi, abambika umwambaro mwiza wo kwitwa Abanyarwanda nk'abandi, kandi ntabwo mwari mubikwiye. Ntabwo mwari mukwiye kwitwa abantu n'ibintu bakoze, ntabwo bari bakwiye kwitwa Umunyarwanda, bagombaga kwitwa izina ry'ibivume ryakoze amahano. Ukabona umuntu arimo arigamba kuyisha abantu 100, ugasanga arimo arigamba kuyisha abantu 200, 500. Urumva akabyigamba kanava amaraso nk'ayo nawe ava. Nukuri muzashimire His Excellency Paul Kagame, yabahaye nkarabagabira. Hari igihe tubira ubwenge bwacu tukumva birenze ubwenge bwacu. Ese mwebwe nubwo leta yabababariye ikatubwira kubabarira, byari ngombwa ko tubabara kuko twebwe nta kintu twari gukora, ko ntago twari kumera nkamwe. Nta n'uwari kubasha gufata umuhoro ngo azamure abashe gutema mugenzi we. Urumva, ariko leta y'ubumwe yaradufashije tugira Abanyarwanda twese, murahura rwose ukamufata nka mugenzi wawe, ukamufasha igishoboka. Hari umuntu ejo bundi mu minsi yashize wansanze ku kazi iwabo, twe duturanye hari Igisari, ansanga ku kazi, nabanje kumuyoberwamo, ariko yansanze bwa kabiri mumenye ndamubwira ngo ariko ntiwitwa gutya.
atangira kurya iminwa, atangira kurya intoki, arambwira ngo ni njyewe. Ndamubaza se njye ntago wamenye? Yari muri bariya baduhigaga, bari mu bwoko bw'abaduhigaga. Hanyuma ndamubaza ngo se ntago wamenye? Arambwira ati yewe, ati nakumenye, atariko ntago nanze gushyanuka kuko numvaga nshobora gusanga atari wowe. Ati nashoboraga kuba nakubaza, atariko natinye kukubaza ngo ntasanga atari wowe. Hanyuma arahita ambwira ngo nageze no mu rugo, ngo mbwira abantu bo mu rugo kuko batuye i Kigali, ngo nageze mu rugo ngo ndababwira ngo nabonye umwana wo kwa kanaka akoresha ijambo kanaka. Ndamubwira ndetse kanaka ni uwa hehe? Kuki utavuga izina? Ko izina ntago rizima, nubwo yapfuye ariko izina ntago rizima. Kuki uravuga kanaka? Kanaka ni ukuvuga iki? Ahita ambwira ati aterega, ati rwose mbabarira. Ariko naramufashije rwose neza cyane, ndamufasha ibyo yaraje kureba bicamo, ndanamubwira rwose sawa urakoze. Ariko twebwe ntabwo dushaka gukora nk'ibyo bakoze. Wakabaye ihura n'umuntu ukaba wanamutuka cyangwa ukagira n'ikintu umubwira, ariko ntabwo ari uko twarezwe. His Excellency Paul Kagame yatureze kubana neza, kandi tugomba kubikora kugira ngo n'igihugu cyacu gikomeze gitemba amahoro, dukomeze tubane neza, kandi amahano yabaye muri iki gihugu atazongera kuba ukundi. Ni ukuri njyewe ndi hafi gusoza, ariko nasoza mbwira urubyiruko, mbwira abakuze kugira ngo tugerageze dukora uko dushoboye iyo bwabaga, kugira ngo ibyo twabonye abana bacu batazabibona. Nta muntu wifuza ko umwana yakwangara nk'uko nangaye. Ntabwo nifuza ko umwana wanjye azabaho mu buzima bubi nk'ubwo nabayeho. Rwose twanya ngo dufashe igihugu cyacu, dukomeze duharanire amahoro uko byagenda kose. Igihugu cyacu kigomemo amahoro, kizira amacakubiri, kizira kwitwa iki cyangwa iki. Twese turi abanyarwanda. Nabibabwiye ngo perezida wacu yabambitse umwambaro mwiza wo kwitwa umunyarwanda, mutari mubikwiye. Ariko namwe nimugerageze mukora uko mushoboye, namwe koko muba abanyarwanda baba mu gihugu cyiza. Turaga abana bacu igihugu cyiza. Nagize amahirwe rero nkuko nabibabwira, leta yarandihiye, baturihiye amashuri, badushubije mu mashuri, turiga rwose dushizeho umwete, kuko twumvaga ko hari uko byagenda kose turi mu gihugu cyiza. Turiga turangiza amashuri abanza, turangiza yisumbuye, turangiza za kaminuza baturihira. Ariko najya mbamenyeshe ko nanjye ubu nize n'icyiciro cya 3 cya kaminuza, ufite masters. Imana yo mu ijuru, ukurikije umuntu wari ubayeho muri ubwo buzima, nta cyizere cyo kubaho nari mfite. Ntacyo numvaga, ibyanjye byose ari imiruho, ariko ubu meze neza. Narubatse, ndi umubyeyi w'abahungu 3. Imfura yanjye ifite imyaka 7, imyaka nari mfite mu gihe cya Jenoside. Ariko ndashima Imana, shimira n'inkotanyi zaturokoye ko twabyariye mu gihugu cyiza. Usiga umwana mu rugo ukabuzi kuri bumusanga amahoro, nta gikuba cyacitse. Hari igihe nigeze kugira ihungabana, ntago bijya bibura, kuko ibintu twabonye ntago bishobora gusibangana mu mitima yacu. Najya ku kazi, ambyara umwana wanjye wa mbere, nagize ikibazo. Twe dufite umukozi w'umuhungu wabanaga n'umugabo wanjye tutarashakana, noneho nkajya mpora ntekereza ko azanyicira umwana. Nahoraga mbitekereza ku buryo nari ndi muri cya gihe cy'amezi 3 cyakonje baduha, nkajya mpora nifungiranye n'umwana. Umugabo wanjye yabaga yagiye ku kazi, hanyuma nkafunga ngashyiramo urufunguzo, umukozi akabura hanyura. Noneho akankomanje, ariko nkamubonamo isura ntazi ukuntu imeze. Rimwe nza kubwira umuganga ngo ugiye buri gihe cyose ko mbona ntekereza uriya mungu azanyicira umwana, bizabigenza gute? Umugabo akambwira ati rega, ati nta kibazo, nza gushaka umukozi w'umukobwa kugira ngo adufashe, wa wundi ndamusezerana. Numvaga ntatuje. Aragenda. Gusa
turashima Imana ko ibyo natekerezaga byose byarangiye, ubu ndatekanye, mfite abahungu 3, numvaga nzabyara benshi bazahwana n'abo papa yabyaye, ariko ibyo nabitekerezaga nk'umwana, numvaga ko nshobora kuzabyara abana 7 uko twanganaga iwacu, ariko nabiterwaga no guhungabana, ubu mfite 3. Imana yampaye umuhungu, bajya bambwira ko asa na papa wanjye, buri gihe mureba igihe muranga muhindukiza, nkajya muri ahantu hose ngo ndebe ko nibuka papa uko yari ameze, nkakurura isura ye, nkakomeza nkayikurura, nkavuga ngo uwo buriya wasanga ari uku yasaga. Yego rero jyewe ndumva ngiye gusoza, gusa nsoje nihanganishije umuntu wese wabuze uwe, umuntu wese wasigaye ari umwe, wabasigaye ari 2 cyangwa wabuze abavandimwe, wabuze ababyeyi, mubwira ngo ihangane, mwihangane kandi mukomere. Hari abantu benshi bagiye baheranwa n'agahinda, abenshi usanga batariho neza bitewe n'ihungabana, yananiwe kwakira ibyamubayeho, ariko mureke dukomere dushikame, dukorera igihugu cyacu, kandi tuzi neza ko na leta ibidufashamo rwose. Imana ikomeze ibahe umugisha, murakoze, mukomeze kwihangana.